amahoro y'Imana kuri wowe ukurikirana kano kanya. Amazina yanjye nitwa Pamphile. Uyu munsi navuye i Kigali, nago uyu munsi ndi muri Zaburi cyo, noneho nago ndi muri studio nkuko nabibona izi ntebe n'aha hantu hari n'ubwa mbere tuhabonye. Nagiye mu karere ka Rutsiro kureba umukozi w'Imana haba. Ntabwo ari ubwa mbere tubanye kuri Zaburi nshya, ntabwo ari umushyitsi cyane, ariko impamvu uri urugendo mu by'ukuri hari igitabo maze iminsi mbona, kandi ni igitabo kiryoshye. Nawe ndakurarikira kuzagisoma. Ni igitabo cyitwa Kubaha Uwiteka n'Isoko y'Ubugingo, cyanditswe na Pastor Sitefano Iyakabumbye. Ni nawe turi kumwe uyu mwanya, nagira ngo mwakire ze kudusobanurira kuri iki gitabo yanditse. Ni igitabo kirimo ibintu byinshi kandi ni igitabo cyiza. Nawe bibaze nyine ko cyatumye mva i Kigali nkaza mu Rutsiro, urugendo rw'amasaha hanze ari 6 ko nahagurutse mu gitondo ngera inaha nyuma ya saa 6. Turagusuhuje, tugwaye kuri Zaburi. Murakoze cyane. Yego, twagira ngo wibwira abakurikiye Zaburi nshya, hashaka ko ari ubwa mbere akubonye cyangwa se yajyaga kumva atarakubona, njyaga yumva Pastor Iyakabumbye Etienne cyangwa Sitefano. Nabwo araza kudusobanurira Etienne na Sitefano kubera iki. Ni karibu. Yego, murakoze cyane. Amazina yanjye nkuko mubivuze nitwa Iyakabumbye Etienne, nkaba ndi pastori mukuru w'itorero ni mu cyahoze ari Paroisse Gasovu, ariko impinduka buno zahindutse cyangwa se zamaze kugaragaza ko Paroisse yacu igomba kwitwa Rundoyi, ariko ubundi yahoze ari Gasovu. Ubu ni Paroisse ya Rundoyi, ni mu karere ka Rutsiro, ni mu ntara y'Uburengerazuba, mu murenge wa Ruhango. Muravuze muti izina Etienne na Sitefano bitandukanira he? Ubundi Etienne ni Sitefano mu Gifaransa, Sitefano mu Kinyarwanda. Ubwo rero ni nkuko bavuga Yohana na Jean. Ndumva bisobanutse. Uhamagaye Sitefano ritaba n'uhamagaye Etienne nkitaba. Yose urayitaba. Yose nicyo kimwe n'izina rimwe. Yego, nagira ngo mbere yuko twinjira mu kiganiro, mu by'ukuri ikintu kingenza gikomeye ni impamvu y'iki gitabo, uko wacyanditse. Byinshi naza kukubaza kuri kino gitabo, ariko nagira ngo nkwakire ubanze usenge, kuko n'ubundi iyo kiba ari igitabo kivuga ku bindi ntabwo naye kuza kukikubazaho. Ibyo nkora gusa ni bifitanye isano n'ijambo ry'Imana. Yego rwose, ka dusenga Imana. Mana data twese oraho, ndagushimira mu izina rya Yesu. Uri Imana itegeka bikaba kandi ivuga gakomera. Urakoze cyane kwa kanya umpaye ko gushima, ngushimira imirimo ukora n'ibitangaza wankoreye, kuko kugira iki gitabo kiboneke habonetse imbaraga zawe. Iyo utaza kumba hafi ntago nari kugira ubasho gucyandika, ariko wangiye neza, waranyeretse. Ndasenze rero ngo umwanya wose mara ngisobanura aho nyivugaho, nze kuba nshorera umwuka wera, ne kuba ngiye nyine, kandi namwe ni data nawe ndamwifuriza kubana nawe. Bana natwe, tugushimira ibyo ukoze kandi tukuragije n'ibirimbira kumenya kudukorera. Senze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Yego, ubushize twaganiriye ku buhamya bw'ubuzima bwawe, ariko iki gitabo nta cyari gihari. Ntabwo nzina cyane muri imprimori, ariko nkurikije igihe nabonye cyasohokeye gishobora kuba cyari kiri muri imprimori. Yego, iki gitabo wabitekereje uti kubera icyo wakise gutya cyitwa Kubaha Uwiteka n'Isoko y'Ubugingo? Yego, murakoze cyane. Igitabo njya gutekereza kucyandika, naje gutekereza ku ijambo riri mu gitabo cy'umubwiriza, igice ni cya 11 umurongo wa 3, handitswe ijambo ngo iyo ibicu byuzuyemo n'imvura bisandaza ku isi. Ubwo rero ntekereje ku by'Imana yashyizemo, numva ari ngombwa ko nanjye ibindimo byamenywa n'isi yose, amahanga yose akabimenya, ku buryo Imana inanshoboje hazabaho no kugihindura mu ndimi zitandukanye, mu Cyongereza, mu Gifaransa, mu Giswahili no mu zindi Imana yanshoboza ku byose. Ku Mana birashoboka ko n'ubwo cyandikwe mu Kinyarwanda ubwabyo, mbikesha Imana yakoze ibyo rero n'ibindi yabikora. Gusa kuri iyi ntego yitwa Kubaha Uwiteka n'Isoko y'Ubugingo, kugira ngo numve iki gitabo cyakwitwa iri zina,
nuko mu gihe nari ngeze mu myaka 12 ndi muto kandi bitewe nuko nabaye imfubyi maze kwezi kumwe mvutse cyo gihe nari ndushye nari mfite ba marume 5 ariko akaba hari marume wari ukarishye cyane wifuzaga kunyica nari nkiri mutoya marume rero yakundaga kuzamuka hepfo y'ahantuye niho yaranatuye uretse ko yitabye Imana mu myaka itambutse nk'itatu. Ubwo rero marume yarazaga n'umupanga icyo gihe nabanaga nyo gukuru byara mama nkuko mbabwiye nabaye imfubyi maze kwezi kumwe mvutse nibwo mama yitabye Imana. Papa no yararwaye no igihe kirageze arapfa ntagiye mu kurondora cyane. Ubwo mu gihe mama yapfaga nyogokuru byara mama niwe waje kundera akajya yirwa ngendana ampetse ashaka ababyeyi bari konsa abinginga ngo banyose kubera ko yarashaje yaba ahuye n'umuntu uri konsa akamwinginga ati nyoseza n'uruhinja agasaba n'amata kuba bagafite inka nuko nakuze. Ariko ngeze muri ya myaka 12 mvuze muri make ngeze muri ya myaka 12 icyo gihe marume yakundaga kuza nimugoro akaza n'umupanga n'inkoni akaza anshaka ngo anyice. Nyogokuru byara mama yakumva ari kuzamuka akampamagara akambwira ati niba Imana ikikurinze wenda nyokurume nta kubona ngo akwice reba aho wihisha. Icyo gihe najyaga munsi y'igitanda cya Kinyarwanda bita urutara ubwo nkihishamo nkibikiraho igitebo noneho marume akaza ibintu akabifata bijugunya ariko cya gitebo nitwikiriye Imana ikakinda ntagikoreho. Ubwo muri icyo gihe nibo naje gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Zaburi 112 umurongo wa mbere nsanga handitse ijambo ryaje kumfasha numva ndetse rikoze ku mutima wanjye. Iryo jambo rivuga ngo hahirwa uwubaha Uwiteka akishimira amategeko ye. Maze kurisoma ngo hahirwa uwubaha Uwiteka akishimira amategeko ye naje kwibaza ntese buriya nshobora kubaho ndamutse nubashye Imana koko. Hari indi jambo naje gusoma nyuma mu gitabo cy'imigani igice cya 19 umurongo wa 23 handitswe iri jambo ngo kubaha Uwiteka gutera ubugingo umwubashye azahora haze ntazajyaho nibibi. Ayo magambo nyasomye numvise mu by'ukuri akoze ku mutima wanjye numva aramfashije dore ko icyo gihe marume yo yabaga yaje nta mupanga yabonye nta mupanga yazanye hari igihe yambonaga akankubita imigeri akankubita inshyi ariko yaba yazanye umupanga nyine Imana ikamisha kubera ko yari mfiteho umugambi. Gusa rero nza kwibaza ntese ubu ndamutse nubashye Uwiteka koko nshobora kuzabaho ko mbona wagira ngo nzapfa ntarakura. Maze iri jambo ngo hahirwa uwubaha Uwiteka akishimira cyane amategeko ye umurongo wa 2 nawo numva urankomanze cyane uvuga ngo urubyaro rw'uwo ruzagira amaboko mu isi ngo ubutunzi n'ubuke buri mu rugo rwe. Maze gusomera ijambo ngo urubyaro rw'uwo ruzagira amaboko mu isi ndibaza ntese ubu nanjye koko nzubaka urugo ngira abana birashoboka. Ndavuga ntibura ndamutse nubashye Uwiteka ahari birashoboka nuko nkajya njya ahantu mu gasambu kari hirya yahi wanje maze ngapfukama ngasenga Imana ntimana nubwo ntagira indi mpano nubwo ntagira ibindi bintu byinshi ariko nkakubaha kuko namaze kumenya ko kubaha Uwiteka ari ikintu kingira kamaro. Nuko numva nifuje kubaha Uwiteka nkimara kumvira ijambo ngo hahirwa uwubaha Uwiteka akishimira cyane amategeko ye. Ndetse ku buryo naje gusoma irindi jambo ryo mu gitabo cya Zaburi ya 33 umurongo wa 18 niho havuga ngo dore ijisho ry'Uwiteka riri kuba mwubaha riri kubategereza imbabazi ze. Umurongo wa 19 wo nanone kavuga ngo akize ubugingo bwabo urupfu abarinde mu nzara badapfa. Nuko ndava ntiburya ndamutse nubashye Uwiteka ashobora kunkiza urupfu ashobora kundinda bamarume ntibanyice ashobora kuzangirira neza akampa ibyo kurya byose birashoboka. Nuko muri make ni iki cyatumye igitabo nanditse nkita ngo kubaha Uwiteka n'isoko y'ubugingo.
amen. ubwo bivuze ko mu by'ukuri si n'ubugingo by'ubugingo buhoraho ahubwo ni n'ubuzima n'ubuzima rwose ntabwo burimo, kuko urumva wowe ayo magambo yose wayumvaga ushaka kuganisha ku kubaho kuko bonaga uri bivuze ngo urasobanura neza uburyo kubaho Uwiteka ari isoko yo kugira ngo n'umuntu abeho. Hari umunsi dufite abantu babayeho bafite ubwoba, umuntu afite byinshi bimukanze, ntasinzira, nta ejo heza abona, arahareba akavuga ati ejo ntibishoboka rwose ko nzaba nkiriho. Iki gitabo nicyo washaka gusobanura cyane. Mu ngingo nyinshi zigize iki gitabo harimo inkomoko y'impano z'Imana wahawe. Abantu benshi bakuzi nka pasiteri ubwiriza atareba. Uyu munsi noneho ndibwira ko abantu babonye kubona, hari abantu benshi batekerezaga ko ufite ubumenyi, yego, ariko nibwira ko noneho ukubonye arabona ko urambura amaso. Mu by'ukuri rero nk'uko muri kubimbaza inkomoko y'impano koko nahawe zitandukanye, ni ukuvuga ngo njyewe maze gusomera ijambo ngo hahirwa ubaho Uwiteka akishimira cyane amategeko ye. Iri jambo narikurikiranye kuko aho mu gitabo cya Zaburi 112 niho ngeze ku murongo wa 4 n'uwa 5 nsanga handitswe iri jambo ngo abatunganye umucyo ubavira mu mwijima, uvira ugira imbabazi n'ibambe agakiranuka. Hahirwa ugira imbabazi akaguriza abandi, agakora imirimo ye uburyo butunganye. Ubu ndashaka kuvuga inkomoko y'impano nahawe. Maze gusomera ijambo ngo abatunganye umucyo ubavira mu mwijima, uvira ugira imbabazi n'ibambe agakiranuka. Noneho naje gutekereza ntese Mana, niba umucyo wawe uvira ugira imbabazi, ese ko nanjye ndi kubabarirwa, njyewe nagira imbabazi nte kandi nanjye ndi kubabarirwa? Ubwo nabaga nkurikije nyine bwa buzima nari ndimo bukuntu ba marume bifuza ko ntabaho, noneho akabamo na marume umwe nyine wumvaga ko yagomba kunyica nyine. Ariko ngo ahanini cyane wenda wambaza utese yashaka kunziza iki, ahanini mu mutima harimo ngo ejo ni inkura nzabaka iminani. Ubwo bakumva nari nkwiye gupfa ntarabaka iminani, nuko ariko Imana si w'imfubyi yarandinze. Nuko maze gusomera ijambo nti rero ngo abatunganye umucyo bavira mu mwijima, uvira ugira imbabazi n'ibambe agakiranuka. Naje kubaza ntese nanjye ko ndi kubabarirwa, ubu natanga imbabazi nte nanjye ndi kubabarirwa? Gusa nza kwigira inama, ndavuga nti ngiye kujya njya ku ishyamba rya Gishwati aho bita kuri Bitenga. Noneho ninjya mbona umuntu wikoreye ibirayi nzajya mwakira, nimbona uwikoreye ibijumba inkwi nzajya mwakira, nubwo nzaba ngize imbabazi. Nukundi se nagira imbabazi nukushya. Ubwo rero nkagenda amasaha 2 n'amaguru cyangwa 3 nshaka ko nakira, nabona uwikoreye ibirayi nizana nkwakira, mbonye wikoreye ibigo nizana nkwakira, inkwi nizana nkwakira. Utazi ni yagiye nta icy'ingenzi ko ariko nakira. Hari n'uwo nasangaga ari kwerekera mu cyerekezo gitandukanye n'icyaha ni wacu, akaba ari kujya aho bita Ikinunu. Nkavuga nti nta kundi nabyiyemeje ngomba kumwakira, kubera ko nshaka ko nanjye Imana yazambishiriza umucyo wayo. Hakaba uwo nakiriye namugeza mu ishyamba rya Magaba, ubwo nyine mu cyahoze ari komine Kayove, hirya aho bita mu Nkomero. Ubwo amasaha akaba yakuze nkabona burije, nkangura nti ngayikora ushyikira umutwaro wawe ngiye gusubira muhira. Ntabwo yabagaza aho ngiye, ariko nabaga ngiye gukora urugendo ngarukino, urugendo rufite nk'amasaha 2 n'amaguru nanone. Ubwo nkagera nijoro nkava nti Imana izampumugisha, izampera umugisha ikintu gikorwa nakoze. Hakaba ubwo niriwe ngenda nshaka abo nakira nkababura, none nahita ku bishyimbo bitabagaye kandi nyirabyo nta urimo. Nkaba nti Imana nabuze uwo nakira, ariko ibi bishyimbo ndamutse mbagayeho nanjye wazampera umugisha iki gikorwa. Nkajya mu bishyimbo nyirabyo atarimo nkabagara. Nuko nabona amasaha arakuze ngatanti nyiri ibishyimbo, naza akabona ahantu habagaye azavuga ngo wakoze atya, Imana imuha umugisha kandi nzawubona. Ubwo rero igihe cyarageze ndabatizwa, nabatijwe muri 75 mfite imyaka 14. Nyuma yaho kandi ndakomeza uwo murimo ndawukora wo gushaka abo nakira imitwaro no kubabagarira nk'uko ndi kubivuga. Gusa
igihe kiragera nza kuba ndi kugenda mpura n'umusaza wikoreye udukwi tw'utubingo twumye, ndamubwira ntizana nkwakire. Umusaza abanza kwanga, ati ese ibintu wabyikorera? None wowe kubyikoreye? Ati nuko nshaje. Ndamubwira niyo nuko ngende ngushoreye ungana gutyo ushaje nkaho nakwakiriye ngo ahubwo ngo ndi umusore ntizana nkwakire. Ndamwinginga nuko agatwaro kutubingo twumye yahambiremo n'utugori arakama, ndakamwakira. Agatwaro ke ndakajyana nkamugereza mu rugo, maze kukamugereza iwe ndakomeza ndagenda. Arambwira turakoze Imana iguhe umugisha. Ntiyego, nza guhura n'undi muntu wikorera amatafari y'inkarakara, nawe ndamwakira. Nyuma naje gutaha rero, nza kugera ahangaha dore ahantuye, niho nyogokuru byara mama yari atuye. Ni ukuvuga ngo nk'uko nyine ba marume batinyaga Imana niko ikora. Hari uherutse kutuganiriza aratubwira ngo inkware y'inyabugingo itura mu itongo ry'uwayihigaga. Inkware y'inyabugingo itura mu itongo ry'uwayihigaga. Nuko icyo cyarageze gusa nyogokuru byara mama bitewe n'imirimo namukoreye, dore ko n'inzu yashaje yabagamo ari njye wari wayimwubakiye. Nuko yagize kuvuga tumba rero umwuzukuru wanjye, ubwo yahamagaye ba marume nyene arabateranza nk'usimbutse gatoya, arabateranya. Nuko aravuga ati umwuzukuru wanjye yangiriye umumaro, naramureze ariko nawe yangiriye umumaro. None kubera ko yangiriye umumaro, iri tongo ryanjye ntimuzaze kurijyaniramo mwese ntawe utarabonye umunani we, ahubwo niho umwuzukuru wanjye azubaka. Ubwo ba marume nabo bahise bandika barasinya bati turabyemeye. Niyo mpamvu rero ariho ntuye, niko Imana yabishatse. Imana ihabwa icyubahiro. Hamwe bahoraga bazana umuhoro ko kwica, niho ntuye rwose, niho Imana yanturishije. Ubwo rero kandi Imana yagutuje wa wundi akiriho ataraha, hakiriho kuko yitabye Imana vuba cyane, kandi yapfuye nta kibazo tugifitanye, twumvikana rwose. Nuko ubwo rero n'abandi ba marume nabo ntibanyumvaga, kuko nuko mba ntagiye kurondora, uretse ko wowe nyine yabarushaga ubukare, yabarushaga amahane cyane. Uzabikina zabisoma muri iki gitabo nabonye nabyo birimo rwose, birimo. Noneho rero nuvuga ngo maze kujya nshaka abo bantu nakira, ubwo maze kwakira uriya muntu wikorera utubingo twumye, uriya musaza wari wikorera udukwi tw'utubingo twumye, na wa wundi wari wikorera amatafari y'inkarakara, naratashye. Ngeze hano kwa nyogokuru byara mama, nza gupfukama nshima Imana. Imana ndagushimira ko uyu munsi nakoreye umugisha, kandi nizera ko uzawumpa. Nkimara ndi gusenga ntyo, numva ijwi riramvugishije nk'uko turi kuvugana gutya. Numva umuntu ahagaze iburyo bwanjye, sinamubonaga ariko numva ari kuvuga nk'uko turi kuvugana. Arambwira ati rero Sitefano, wankoreraga ariko uyu munsi wanejeje cyane. None kubera ko wanejeje cyane, ngiye kuzajya ndakwiyereka uburyo budasanzwe. Ubwo ndagira ngo mbega ngusubize impamvu ubona nshobora kuganira n'abandi bajya bagira ikibazo, nshobora kuganiriza abantu ijambo ry'Imana nkacishamo simbarebe nkabombeka amaso. Ubwo rero ijwi ry'Imana ryarambwira riti ngiye kuzajya ndakwiyereka uburyo budasanzwe. Bikimara kumbwira gutyo, nibwo impano yo kuvuga ijambo ry'Imana ntarambuye Bibiliya kandi nkavuga ibyanditswe, nibwo yaje nyine, nibwo yatangiye. Kuko igihe cyageze nicaye muri salo ya nyogokuru byara mama nyine ahangaha kuri uyu musozi, numva wajya ngo hari umuntu umanutse mu ijuru araza ntamika ikintu kigendera ko mu nda, sinamenye ngo ni igiki kigendera ko mu nda. Naje kuvuga nti wenda ni umuzingo w'igitabo nk'uko Yohana yawumize, ntibirashoboka ahari. Nuko ubwo rero kimaze kugendera ko mu nda, nibwo ibyanditswe byera byagwiriye muri jye, ndetse rimwe na rimwe bitari kabiri bitari gatatu, inshuro nyinshi. Najya kubona nkabona Bibiliya yarambutse mu maso yanjye, none nkabona ijambo ndarisoma, naba ndi kurisoma, nuko nava muri iryo yerekwa nkabona ariko sera wabona atari byo. Nuko kubera ko nari ntarakamenya nanjye nyine gukora kw'Imana, nkarambura Bibiliya, mfite mubyara wanjye wari ufite Bibiliya. Nuko nyine nkarambura Bibiliya ntindebe kuko ibyo nasomaga ari byo, nkasanga nibyo. Ubwo rero ijambo ry'Imana wari uko rigwira muri nge. Imana yabishatse ko nganiriza abantu ijambo ry'Imana,
ikacisha ikimenyetso mu maso yanjye, icyo kimenyetso nanjye nakireba ni iki gihuje na cya kindi cyagiye rya somo riza, nuko ngahita ronibuka ni yewe ubwo ni rya jambo Imana ishaka kumvuga, najyo nkarivuga uko niko Imana inkoresha, uretse ko nifuza iherezo ryiza, ariko mu by'ukuri Imana yabikora kugira ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro. Nuko Imana rero niko yakoze, niko yabishatse, akaba ariyo mpamvu mubona kenshi mbaganiriza ijambo ry'Imana, rimwe na rimwe ukabona mbombetse amaso, si uko ntareba, ahubwo ni iby'Imana nyine yakoreye muri njyewe muri ubwo buryo mbabwiye nyine. Yego, ni amateka akomeye y'ubuzima, ni nabwo ubwo wahawe izo mpano zo kuvuga mu ndimi, kuko ikintu abenshi bakuze baba bati ni wa musaza avuga mu ndimi. Yego, nibwo nyine nkimara kubwirwa gutyo ryajwi ry'Imana rikimara kumbwira ngo wankoreraga, ariko umunsi wanejeje cyane, kubera ko impamvu Imana ngo wankoreraga si uko kwakira abashyitsi gusa, nako kwakira bikoye imitwaro gusa, kubera ko muri icyo gihe muri 74 na 5 na 6 najyaga njya kwikorera imyenda y'abacuruzi hariya aho bita ku Gakeri, nkayijyana Ikayove, cyangwa nkayivana Ikayove nkayizana ku Gakeri, nkayivana Ikayove nkajyana aho bita mu Gisiza, mu isoko rya Gisiza. None twariza ubuntu oya nabaga ndi gukorera amafaranga abo bacuruzi. Abacuruzi rero bo nabikoreraga imitwaro, nabikoreraga mbega ibisekeni, mbega imyenda bacuruzaga. Noneho bo bakampemba inote ya 20. Muri icyo gihe habaga inote za 20. Muri icyo gihe habaga inote za 20, bakampemba inote ya 20. Naba ngiye gutaha bamaze kuyimpemba, muri nje nkumva haje mu gitekerezo ntise Mana we, aya 20 ndarya ngiye nyine, nta kuntu wamfasha ukanyereka umubyeyi uhetse umwana akaba yabuze umugati arya kubera ko nyina nta buryo afite, nibura nkamugura umugati mbere yuko ngenda ukazampa umugisha. Ubwo rero nkagenda mu manyesoko nshaka uwo muntu uhetse umwana akaba ashoboye kurya, ariko nyina akaba yabuze icyo yamuguramo umugati. Noneho kubera ko mbisabye Imana najya kubona nkabona abo mubyeyi ndamubonye. Muri icyo gihe cya kera umugati wa 5 wabaga ari munini cyane, nuko rero nkajya muri mu maresitora nkagura umugati, ubwo nkawuzana nkawuhereza wa mubyeyi ngaho uyu mwana, umubyeyi ati Imana iguhe umugisha, nanjye ntiyego, nkagenda. Ubwo rero Imana muri make nyikura mu buryo butandukanye, ndetse akaba igihe nagiye mu isoko noneho nkavana, ariko se noneho aya 20 ko numva mbega nagiye kwikorera abantu imyenda nyine, ko numva noneho atari wa mugati nshaka kugura. Ese Mana ntiwanyereka umubyeyi waje mu isoko agahaha, ariko amafaranga akamushira nataragura umunyu, nibura mugurira kunyu, wenda agenda ashima Imana nawe uzampa umugisha. Ubwo rero naro nkagenda ndi kumviriza mu banyesoko, hari umubyeyi wavuga ati ko amafaranga nshiranye nta munyu, kubera ko mbisabye Imana. Najya kumva umubyeyi hariya ati ati ndahashya ariko ndabirya se nta kunyu ko amafaranga ashize, nkumva ni igisubizo, nkamugurira umunyu, namara kugura nkagenda. Turakoze Imana igumugisha. Muri make rero iyo mirimo yose nayikoze, nibwo nyine byageze kuri uko kwikorera kwitwa umusaza, abariko Imana imbwira iti wankoreraga, ariko umunsi wanejeje cyane. Nuko ati none rwitewe nuko wanejeje, ngiye kuzajya ndakwiyereka uburyo budasanzwe. Nuko muri icyo gihe maze kubwirwa ntyo, mbabwiye uburyo ijambo ry'Imana ryagwiriye muri jye. Nibwo rero nyuma yaho nagiye mwiyerekwa, Imana iransanga mu buryo budasanzwe nyine. Icyo gihe ndibuka twari haruguru gatoya nibura nko mu kilometero n'igice haruguru, hari hafi hari ishyamba wanyuzemo rya pinusi. Mbega harimo n'umuhanda n'agahanda karimo n'ibyo. Noneho rero aho mu ishyamba rya pinusi mwanyuzemo, ntabwo ari handi mu ishyamba ryo hakurya, handi bari gukora umuhanda ho ni kure. Ni hano haruguru hafi ahangaha, haraho bakunyujije. Ndahibutse na hasanze inka naho. Muri iryo shyamba rya pinusi rero
noneho hepfo yaryo hari urugo nyine rwari rurimo abakristo. Ubwo nagiye kubasura dufatanya gusenga Imana, twagombaga kurara mu masengesho dusenga. Nuko ubwo twari turi abantu 5, abakobwa 2 ndetse n'umuhungu, abakobwa 3 nako twari abahungu 2, twari 5. Noneho muri icyo gihe n'amazina yabo bamwe muzabona muri iki gitabo, no barimo bo twari turi kumwe, njya muri amashusho yabo nyine nibo baba ngaba nyine, nibo baba ngaba. No muri ya korali umwe uyu nguyu yararimo, uzamubona uyu nguyu arimo muri ya korali, muri korali ninyobora, n'ubu turacyaririmbana. Nibwo rero baye ndi kubaganiriza ijambo ry'Imana ari nijoro, ngeze hagati numva mbuze umwuka wo kuvuga, nibaza ikigiye kubaho, numva sindi kukimenya. Ndavuga nti ntabwo nzi ikintu kigiye kubaho, none munyihanganire, nibishoboka wenda ijwi riragaruka nongeye mbaganirize. Bati barategereza ko navuga, baraheba. Bahebye rero bahise bajya kwiryamira. Nyuma yo kujya kuryama, naje ngiye kubona mbona muri iyo nzu habonetsemo umucyo w'igitangaza, umucyo uruta n'uw'amashanyarazi. Maze muri uwo mucyo mbona habonetsemo umuzungu, niba ari Yesu niba ari marayika simbizi. Nibwo uwo muzungu yaje kuza amfata ukuboko, arambwira ati nkurikira. Ndamukurikira, ngenda ndi gusenga nti Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze gutyo. Twaje kugera ahantu hari urusengero rw'amatafari ahiye, ntabwo nzi ngo nihe. Nuko wa muzungu arambwira ati nkurikira. Ubwo twinjira mu rusengero, dusanga mu rusengero nta muntu n'umwe urimo. Arambwira ati komeza nkurikire. Ubwo twaje kujya hanze mu kindi cyerekezo, dusanga hari abantu benshi cyane, nabonaga barenze nk'ibihumbi nka 30 cyangwa 40. Maze wa muzungu abarahagaze, nibwo yavuze mu Gifaransa, avuga ijambo ati uyu muntu ntabwo yize, atari kagiye kubabwiriza mu Gifaransa. Numva abwira ijambo ati celui-ci il n'a pas étudié mais il vous prêchera en langue française. Numva avuze atyo ati uyu ntabwo yize, ariko agiye kubabwiriza mu Gifaransa. Akimara kuvuga atyo, nanjye ngiye kubona mura ndahagurutse, numva mvuze mu Gifaransa, numva ndavuze nti lisons Évangile selon Jean chapitre 7 verset 37. Numva ndavuze dusome ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 7 umurongo 37. Ubwo rero muri iryo yerekwa nkabana mfite intego ivuga ngo ufite inyota nazanywe. Mu Gifaransa ngo que celui qui a soif qu'il vienne et qu'il boive. Nuko nzagutanga ubwo butumwa ngo ufite inyota nazanywe. Ibyo navuze ni byinshi sinanabyibuka, uretse ijambo ryakomeje kuba muri nge. Navuze nti sachez que cette soif n'est pas la soif de la bière ou la soif des femmes ni la soif d'argent, mais c'est la soif du salut. Inyota mbabwira si inzoga, si y'abagore, si y'amafaranga, ntabwo ni y'agakiza. Ubwo navuye mwiyerekwa Igifaransa nahoze mvuga kiri ku mutima wanjye kugeza umunsi wa none. Nuko rero ryajwi ryambwiye riti ngiye kujya ngukoresha uburyo budasanzwe cyangwa kukuyereka uburyo budasanzwe. Nuko nyine Imana yatangiye gukora ibitangaza ityo, Igifaransa cyakije gutyo. Mba nkubaje n'ibindi kuko ndabona usobanura hano mu gitabo harasobanura uko birimo Igifaransa, uko wavuze Igiswahili, byose nabyo ni inkuru ndende cyane, iringara, Icyongereza n'izindi ndimi. Ariko hari ururimi nabonye hano rwo muri Malawi, ururimi rwo muri Malawi rwitwa Igicewa. Igicewa ni ururimi rwo muri Malawi, narwo nagiye kumva numva abantu bari kuririmba mu rurimi rw'Igicewa. Niko cyo muri Malawi nyine sindanagera no muri Malawi, ariko numva ari kuririmba ngo ambale ndi alongo titamange, ambale ndi alongo titamange. Nuko bisobanura ngo bene data n'abashiki bacu muze duhunge. Ese ubisobanura uti? Shimye ko wenda ubivuze, kuko impamvu bivuze Bibiliya igaragaza ko mu byakozwe nko mu gice cya 2 bavuze indimi abantu bari barazumva. Ariko Paulo yasobanura impano y'indimi mu Bakorinto, avuga ko avuga mu ndimi zitari z'abantu, abantu batumva ko arabatuvuga indimi zitamenyekana mu iteraniro, abayiyungura oya niza abantu. Ahubwo we hubwo yaravuze ati nubwo navuga indimi
z'abantu n'iz'abamarayika Yego. ariko si irengera urukundo ariko ntabwo yavuze ngo arazivuga Yego. yavuze ati nubwo byabaho ariko indimi zigendanye n'impano z'umwuka wera kuko tugomba kugenda n'ibyanditswe byera titwongereho nitunagabanye ubundi indimi zari zo mu isi kandi iyo usomye ijambo ry'Imana usanga nko mu Bakorinto mu rwandiko rwa mbere Pawulo n'iki Abakorinto igice cya 14 umurongo wa 21 usanga handitswe ijambo ngo ikimenyetso cyo kuvuga mu ndimi nyinshi cyashyiriweho abatizera uranyumva cyashyiriweho abatizera kugira ngo bigende gute rero impamvu cyashyiriweho abatizera ni ukuvuga ngo niba uyu muntu utarize niba avuze mu cyongereza atarakize uyu nguyu wakize w'umwongereza atinya Imana amenye ko hari Imana ishobora bingahe ishobora byose kuri yo mpamvu ati abasabana sabanyagalilaya ati none ko bari kuvuga ibitangaza mu ndimi ziwacu yumva mu ndimi ziwacu kuko bari batari abanyagalilaya bo mbese nkuko wajya mu Isirayeli uri umunyarwanda umwisirayeli akuzura umwuka wera akavuga ikinyarwanda tibi ni ibiki ni uko rero niko bimeze noneho icyitonderwa hari impano yo kumenya impano yo kumenya iyo irimo nibwo uvuga indimi ukumva n'ibyo uri kuvuga harimo n'impano yo kumenya ariko iyo kumenya uziko ikibazo nanjye bazi iminsi hari indimi Imana imbwira kuvuga ariko sinzimenye kandi ururimi ni urunguru ariko donc nanze kuzivuga abantu atazanseka akambira ati uru rurimi ni rwo muri kino gihugu hasanga nyine nkaruvuga nkaza kubaza Imana yose washaka kumbwira iki birasaba ko rero impano yo kumenya niyo ishobora kugera gute kuza ariko ndava hano ndambitse ibiganza pe kubera ko icyo cyari cyifuzo mananye kuko nabonye kuri page kuva kuri 34 nibwo usobanuramo ibintu byinshi bijyanye n'impano z'Imana wahawe zo kuvuga mu ndimi hari ikintu wanditse ku nima nabyita chapitre 10 sinzi ukuntu mu Kinyarwanda chapitre rihanga ntabwo nzi chapitre mu Kinyarwanda ni nk'umutwe yego nk'igice cya 10 uvuga ngo amazi amenetse ntayorwa biri kuri page 121 yego ibi bintu byo yuvuze ngo amazi amenetse ntayorwa washaka kuvuga iki amazi amenetse ntayorwa ntabwo ari njyewe washatse kubivuga ahubwo ni Imana yabimpishuriye hari ku itariki 10 z'ukwezi kwa 10 2009 ariko wa gatandatu icyo gihe hari saa 11 n'iminota 5 mu museke bujya gucya za mu gitondo ese ufite memoire imeze gute akakabaza ko nushize ko twaganiraga naniyo ya mpano yo kumenya nyine naniyo ya mpano yo kumenya naniyo ituma utibagirwa nayo ituma ibyo binaza nyine uravuze ngo amazi yamenetse ntayorwa byabaye ku itariki kangahe ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 10 2009 ariko wa gatandatu reka manze ndeye kuri kalendari nawe nkurikiye ndashaka dufatanye nabyibagiwe unaka kanya ariko wa gatandatu muri 2009 ku itariki 10 z'ukwezi kwa 10 2009 ariko wa gatandatu ariko n'umuntu wese ankurikiranira amenye ko uwo munsi hari kwa gatandatu kuri kalendari irananiye ko hareba nzahagera hanyuma kubera impano yo kumenya ibyo bintu nabyo bigoma mu mutwe cyane kubera impano gusa iyo igihe cyabyo kigeze cyo kuvugwa kwabyo ni kuvuga ngo impano yo kumenya nyine Imana ihita ibyo nabikubwiye ku itariki yumva biraje mu mutima wanjye ntabwo ubyibuka ntagaruko uwo kangutse gutu byandika ndamutse nta gahunda yabyo ntago byaza yego ngo warugiye kutubiruka ngo byaje nibwo rero icyo gihe naje kujya mwiyerekwa numva abantu bari kuririmba mu Giswahili ijambo rivuga ngo shika sana ulicho nacho mu Giswahili rivuga ngo komeza cyane icyo ufite
nuko nikima kuvuga komeza cyane icyo ufite. Nyuma ryambwira iti kandi wongereho ijambo ngo abo baririmba gutyo ubabwire wongereho ijambo ngo maji yakisha mwagika hazoreki, bisore ngo amazi yamenetse ntayorwa. Ubwo cyari igiswahili nyine muri ryo ariko ndimo ngo babwire ngo amazi yamenetse ntayorwa, ngo harabibwira ko bazasambana ngo ejo ngo bakihana, ngo abandi ngo bazica ngo nta cyaha kitababarirwa, ngo abandi ngo bazashinja abandi binyoma ngo bazihana nyuma, ngo ariko babwire ngo amazi yamenetse ntayorwa. Bigaragara ngo niba hari icyo umuntu afite nagikomeze, ye kwibwira ngo azajya yigaragura mu byaha ngo azongera yihane. Nuko iri jambo ryo mu Byahishuwe igice cya 2 umurongo wa 24 na 25 rivuga ngo ariko mwebwe mwese abasigaye bituatira badakurikiza izo nyigisho kandi batazi ibyo abandi bitubwiru, nibwo bwiru bwa Satani. Ndababwira nti nta wundi mutwaro mbikoreza keretse uyu, ko mukomeza ibyo mufite mukageza aho nzazira. Ntabwo Yesu yavuze ngo keretse uyu ko muzajya mugwa ejo mukabyuka, ahubwo keretse uyu ko mukomeza ibyo mufite mukageza aho nzazira. Ariko mwebwe mwese abasigaye bituatira, ubwo n'abasigaye bo mu Rwanda n'abasigaye bo mu Isirayeli bo mu Burayi n'ahandi bo muri Amerika, mwebwe mwese abasigaye bituatira badakurikiza izo nyigisho kandi batazi ibyo abandi bitubwiru, nibo bwiru bwa Satani. Ndababwira nti nta wundi mutwaro mbikoreza keretse uyu, ko mukomeza ibyo mufite mukageza aho nzazira. Ubwo bisobanura niba umuntu ari umukiranutsi akomeza kiranuke, ye kwibwira ngo azajya arasubira inyuma ngo ejo ngo azihana, amazi yamenetse ntayorwa. Nicyo ngicyo Imana yambwiye umbwire abantu bafite icyo bakiriye ngo bagikomeze be kujarajara. Kansubire nanjye kano kajambo wende Giswahili nakifata. Maji ya kisha mwagika hayazoreki. Maji ya kisha mwagika hayazoreki. Imana nanjye amaye kuvuga mu Giswahili ni ibintu bikomeye, kandi ariko ndashima Imana kwihamagara abantu mu buryo butandukanye kugira ngo bakoreshe ibyo yarigambiriye. Iki gitabo mwene data ndagushishikariza kugura iki gitabo, wenda araza kudubwira ko ntashaka kukibona, ariko ni igitabo kirimo ibintu byinshi ntashobora kurangiza. Gifite ibyo nakwita chapitre cyangwa ibice 49. Urumva byose sinshaka kumubaza ikibazo ku kindi kuri buri gice. Urumva nahereye kumusobanuza iby'amateka ye yabitubwiye, musobanuza iby'impano ze, kandi nabyo ibyo mvuga nuko byanditse no mu gitabo. Musobanuza urumva nasimbutse nko kuri chapitre ya 10 cyangwa ku gice cya 10 icyo kivuga ngo amazi amenetse ntayorwa, ariko hari ikindi ntari busimbuke ubigendanye ngo n'abantu bakenewe mu isi, wanditse kuri chapitre ya 28 ndabona page 232. Yego, uvuga waruvuze ngo nabantu bakenewe mu isi, n'abantu ni bande bakenewe mu isi kugira ngo isi ibone amahoro. Ibwo rero ni bande bakenewe mu isi kugira ngo isi ibone amahoro. Iyo titre cyangwa se iyo chapitre njya kuyandika ndahereye ku ijambo riboneka mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa gice cya 18 umurongo wa 9 n'uwa 10, aho handitswe ijambo ngo mu ijoro ry'uwo munsi umwami Yesu abonekera Pawulo nijoro mu nzozi, aramubwira ati ntutinye, ahubwo uvuge we guceceka kuko ndi kumwe nawe. Ku murongo wa 10 nyine ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ngo ahubwo uvuge we guceceka, ngo kandi nta muntu uzagutera kukugirira nabi kuko mfite abantu benshi muri uyu mudugudu. Aho ngaho nta muntu uzagutera kukugirira nabi kuko mfite abantu benshi muri uyu mudugudu. Naje kwibaza ntese abantu benshi Imana yari ifite bagomba gutuma Pawulo ntabwo bagira, ni abantu bameze bate? Ni abazungu, ni abirabura, ni abaki? Ese ni idini ryari hagwiriye? Ni bande bakenewe kugira ngo isi ibone amahoro? Nuko Yesu amubwira ijambo nkuko nyine byanditswe aho ibyakozwe n'intumwa 18 gice cya 18 umurongo wa 9 n'uwa 10, ngo mu ijoro ry'uwo munsi umwami Yesu abonekera Pawulo nijoro mu nzozi, aramubwira ati ntutinye, ahubwo uvuge we guceceka kuko ndi kumwe nawe. Ati kandi nta muntu uzagutera kukugirira nabi kuko mfite abantu benshi muri uyu mudugudu.
bigaragara ngo ubu tubona isi buza amahoro nuko Imana ifite abantu bake mu isi. Bigaragara ngo ahantu Imana ifite abantu benshi amahoro arategeka. U Rwanda rwacu Imana rugizemo abantu benshi byatuma u Rwanda rwacu rubamwe amahoro. Ntiwakumva indi nkuru ngo ahayica umuntu, aha bahatemeye umuntu, inzu ya kanaka bayicukuye, ibyo ntiwakongera kubyumva. Birasaba ko rero Uwiteka agira abantu benshi mu gihugu cyacu. Ubwo wakoze abantu benshi ashobora kugira, uretse ko muri iki gitabo nyine uzabisangamo birasobanuye abantu hagira bigatuma amahoro abaho. Ni bande? Ushobora kuza twenda ni idini kanaka, wenda nuko hari abapanekote, abagatulika, ababatisita, abadivantisi umunsi wa karindwi. Oya, ntabwo ariko biri. Bigaragara ngo hagwira abapanekote gusa, ntihagwira abo navuze muri iki gitabo, ntacyo byatanga. Hagwira abagatulika, abadivantisi umunsi wa karindwi, abasilamu n'abandi, ibyo ntacyo byatanga keretse hagwiriye abo bita abakiranutsi. Kuko igisubizo ni icyo ngicyo. Mu gitabo cy'imigani igice cya 29 umurongo wa 2 haranditswe ngo iyo abakiranutsi bagwiriye abantu barishima. Ngaho akeneye rero kugwira mu isi amahoro akabaho. Iyo abakiranutsi bagwiriye abantu barishima. Ngo ariko iyo hategeka umunyabyaha abantu bacura umuborogo. Iyo abakiranutsi bagwiriye ntabwo ari abapanekote, saba abagatulika, saba abatisita, keretse hagwiriye abakiranutsi. Kubera iki abakiranutsi bagwira abantu bakishima? Igisubizo ni iki? Mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 3 umurongo wa 10 handitswe iri jambo ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Niyo mpamvu abakiranutsi bagwira amahoro akabaho. Nta mukiranutsi wifuza ibyo ataruhiye, nta mukiranutsi wifuza kujya gucukura inzu ya mugenzi we ngo amusahure, nta mukiranutsi yagushinja mugenzi w'ibinyoma kugira ngo amurenganye amurihe iby'amaherere. Ngo abakiranutsi bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Niyo mpamvu rero abakiranutsi bagwira amahoro akabaho. Nakubaza byinshi kuri iki gitabo, hari ibintu nagiye nsoma nanjye nkumva bifite ukuntu bingoye kubyumva. Ariko bisaba ko umuntu asoma igitabo cyose. Ariko iyo uvuze ngo icyokere n'ubushyuhe bikamisha amazi ya sheregi. Icyokere n'ubushyuhe bikamisha amazi ya sheregi. Nyine byanditswe mu gitabo cya Yobu igice cya 24 umurongo wa 19. Bigaragara ngo aho ngaho icyokere n'ubushyuhe bikamisha iki? Amazi ya sheregi. Sibyo? Ngo niko ni kuzimu hagenza abakoze ibyaha. Niko ijambo rivuga. Ngo niko ni kuzimu hagenza abakoze ibyaha. Icyokere n'ubushyuhe bikamisha amazi ya sheregi. Bishaka kuvuga iki rero? Amazi ya sheregi ubundi sheregi iboneka ari uko hari ubukonje cyangwa se habonetse imvura nyinshi. Sheregi ni kimwe n'urubura. Ni kimwe n'urubura nyine. Birumvikana. Uretse ko hari aho usanga mu zindi ndimi tuvuge nko mu Giswahili sheregi bayita teruji cyangwa chemchem. Ubwo rero icyokere n'ubushyuhe bikamisha amazi ya sheregi. Sibyo? Nuko bigaragara ngo rero iyo imvura iri kugwa yabaye nyinshi, hari icyo bita amaninda toboka ahantu mu misozi. Sibyo? Niyo sheregi muri icyo gihe cy'imvura nyinshi n'ubukonje bwinshi usanga mu bihugu bikonja byabaye nk'umucanga ku misozi. Ariko iyo izuba ricanye byose birakama. Mu yindi mvugo rero ni ukuvuga ngo iyo umuntu afite agakiza kameze nka sheregi, kameze mbega nk'ayo maninda, aboneka ari uko imvura yaguye, bisobanuye ngo bene nk'uwo nguwo akizwa ari uko yabonye icyarya. Ubwo mbega muri make ariko nta wamututse, ubwo nta cyokere cyabayeho. Mbega avuga ko adasambana kubera ko nta nkumi yamwifasheho nabi. Hari abantu bakizwa bari muri gereza bafungurwa nuko basanga agakiza kabo. Uwo nguwo nano aho hari aho itandukaniye. Urumva uwo ni amatakira ngoye. Naho ndiwe undi ni ukuvuga ngo ni umuntu ufite ugaragara ko akijwe ahubwo ari nta kintu cyamuhungabanisha. Niwe witwa niwe umeze nk'ayo mazi ya sheregi. None icyokere cyaza
yaburaye sheregi gakama urumva sheregi gakama nuko niba wenda yari afite umugabo akitaba Imana sheregi gakama kongera gukizwa bigahagarara nuko ngicyo ikijambo ry'Imana rishatse kuvuga icyo kire n'ubushyuhe bikamisha amazi ya sheregi nicyo bishatse kuvuga rero ariko mu gitabo birasobanuye nyine mu buryo burambuye abazagerageza kugikenera bazabisoma bumve n'ibyo ntavuze. Reka dusohoreze kuri chapitre ya nyuma mve ku gitabo kuko baza kujyanye n'igitabo ngaruka ku bindi bibazo biri inyuma. Chapitre ya nyuma iravuga ngo ubugingo buruta byose. Ubugingo buruta byose. Ubugingo buruta byose nyine. Ariyo mpamvu nibundi uyu munsi gute buruta byose uramutse ukurikije iby'abantu bita umugisha ndashaka kunabiduhurize n'umugisha amagambo abiri. Watubwiye ko mu kubyiruka kwawe wagenda gukorera Imana ushaka ko Imana izaguha umugisha. Yego. Ugafasha abantu utashaka ko abantu bo baguhemba shaka umugisha uva ku Mana. Ibyo nkoze nubwo mbikoreye umuntu mbikoreye Imana n'Imana nizampemba. Cyane. Kuri wowe umugisha niki? Uyu munsi dufite impamvu nahere kuri iki kibazo nta gisimbutse nuko uyu munsi y'abantu bigisha abantu badukurikiye barabizi kandi mvuga kuri ntago nzi kubeshya nce ku ruhande abavuga ubutumwa benshi bari kuri YouTube abahanuzi abapasteri dufite nabo kukubwira ngo muzane mukorera Imana muzana amaturo muyampe Imana izabaha umugisha kibaza kuki uwo mugisha Imana itawumuha ubwo akaza kudukamamo. Kuri wowe umugisha w'Imana ni igiki? Uko bikose rero iri jambo nyine ngo ubugingo buruta byose ubwo bigaragara ngo umugisha utari mu bugingo nta gaciro bufite urumva. Yego. Ahubwo umugisha wa mbere ni ubugingo. Nibyo baba kubwiye Imana burya kiragiye cyose. Umugisha wa mbere ni ubugingo. Birumvikana nshobora kubana nkeneye undi mugisha wo kubaho ariko cyane cyane ubugingo. Akayo mpamvu igitabo cyitwa kubaho Uwiteka n'isoko y'ubugingo. Urumva? Numva ngo rero umugisha wa mbere ukenewe ni ubugingo ibindi bikaza nyuma kubera iki ubugingo buruta byose rero sibyo. Iri jambo ryo muri Matayo igice cya 19 umurongo wa 16 ngo nuko umuntu azahwari aramubaza ati mwigisha mwiza nkore cyiza ki kugira ngo muhabwe ubugingo buhoraho nkore cyiza ki twumva kugira ngo muhabwe ubugingo buhoraho kubera iki rero nuko nubwo uyu munsi wa none ndiho nubwo abantu batanyishe ariko iherezo nzapfa urumva neza iherezo ni ugupfa. Bigaragara ngo icy'ingenzi rero nuko ngomba kuguharanira kubona umugisha witwa iki ubugingo twumva nubwo ntishwe n'inzara akaba n'igihe rwose inzara ajyaga kunyica nkabona bibaye nijoro kandi izuba riri kuva harya inzara yakwicaga cyane nkabona bibaye nijoro kandi izuba riri kuva ariko utacukura ibijumba by'abandi kuko nari nzi ko kwiba ari icyaha urumva ko nari nzi ko kwiba ari icyaha ariga iyo umuntu afite ikintu cyitwa ikigeragezo no kubona ubusaba ntibi nese ko nagendaga ndi gusengera mu nzira aha wanyuze nyine uri kuri moto nkagenda ndi gusenga Imana kubera ko nari ndi muto kuko n'ubwenge nyine uko umuntu areshya niko n'ibitekerezo niho bigarukiye urumva ngasenga amasengesho y'ubwana nuko ubu ngubu sinayasenga ariko nagendaga ndi gusenga Imana nk'ubu kankorera igitangaza umuntu ushyiye abahinzi ibyo kurya kuko iwacu niko bigenda abantu bazindukira guhinga undi muntu agasigara mu gatetse ibyo kurya cyo bita uruhembo byamara gushya akabishyira abahinzi bari guhinga ku mutwe akagenda ngasenga Imana ni nk'ubu icyamukankora igitangaza umuntu ushyiye abahinzi ibyo kurya akanyerera akagwa hasi akabimena ntinabitoragura cyane amasengesho y'ubwana banza umwana wese wasenze nta bene cyo tararibuze urumva ne oya biterwa soko se nyine wata amafaranga Mana ngiye byo guta amafaranga byo ntabwo ibyo amafaranga ntabwo nayo icyo nicyo kurya nta kindi kuko ngeze igihe maze gukura naje kujya mwiyerekwa noneho ubwo nsanga umuntu wifuza ko umuntu ata amafaranga uwo muntu Imana itamwishimira urumva bene amasengesho ko ari mabi cyane uranyumva neza ko naje kujya mwiyerekwa mbona umuntu aragenda kuko
ahanga mu maso mu muhanda mu nzira yabona igipapuro ngo unangizo ni ikinote nuko nibwo Imana yambwiye iti mumbarize urumva tikuri kwifuza ngo mwene sata amafaranga uyatoragure wowe wifuza no gutana igiceri cy'ijana ngo nawe bagitore bakijyane yewe tubiye inote z'ijana nizo zabaga ziri nta bice by'ijana byabirakabaho ati kuri kwifuza ibihumbi bya kanaka wowe wifuza gutana inote y'ijana ngo abandi bayitoragure ati ngaho banza ubyerekezeho nuko none nibwo Imana yambwiye iti wongere uzambarize itorero uti kuki mujya guhaha mu isoko mukifuza ko abantu bazanye imyaka mu isoko ibirayi ibijumba ko bicererwa bikabura abaguzi kugira ngo mubigure kuri makeya ngo mbese wowe kutari wajyana ikintu mu isoko uvuga iti yaba byari gucererwa bakama make kuki wumva abandi aribo bahomba uzi ko hari abantu birirwa basenga bavuga ariko Mana wawe ubwiye nkurira mufitira modoka ukamutegeka kayima ntago ibyo bintu ibyo ngibyo muri make ni amasengesho abuze mu rukundo urumva kandi ikintu cyose kitari mu rukundo Imana ni amasengesho abuze mu rukundo ubundi wagombye gusenga Imana ati Mana mpereye kuri icyo kintu cyo kujya mu isoko ati Mana wenda ngiye guhaha uwo ndahahira undinde kumuhenda nawe ye kumpenda ahubwo tugurirane mu kuri sibyo icyo gikenewe ku bantu bakijijwe urumva niyo mpamvu nzi bajya basenga bavuga ati Mana ndangira umuntu bari gutereza cyane umuntu arangiye kumuhenda ugira se ibyo ni isengesho ibyo nta sengesho ririmo uranyumva neza kuko njyewe mu gihe cy'imyaka nka 18 19 hari igihe nabaga nagiye guhingira amafaranga umuhinzi yari amafaranga 30 40 niyo yari menshi umunsi wose kandi urumva noneho igitebo cy'ibijumba kinini cyane kirimo nk'ibiro nka 50 by'uyu munsi kikaba gishobora kugura nibura amafaranga menshi 60 noneho hakaba igihe rero byabuze abaguzi bikagera kuri 20 njyewe rero nkajya mu isoko nagera ku baguzi ku bari kugurisha ibijumba nkareba ibijumba nshaka ntigenda ngira nkubaze mbere yuko bicererwa gutya wumvaga baraguhangaye bakuguriye mu kuri udahenze naho bataguhenze ati cyakora numvaga ni wampa 60 akora mu mvuga nkamuha ati nicyo nshaka uranyuma mukagurirana cyane buri ni ngombwa ijambo gukiranuka ni icyo ngicyo Bibiliya tubwira ngo nugiye icyo ugura na mugenzi wawe cyangwa akagiye cyakugurisha ngo ntimukariganyane abari 25 umurongo wa 16 guhera ku 14 kugeza 16 igitabo cy'abarewi igice cya 25 umurongo wa 14 kugeza 16 nugiye icyo ugura na mugenzi wawe cyangwa akagiye cyakugurisha ntimukariganyane ahubwo ngo uko ubwinshi bw'icyo kintu bungana ari kuzamura igiciro uko ubuke bwabyo bungana biko ugabanya igiciro tumva nicyo rero Imana ishaka ku bantu bifuza kwitwa abakiranutse byo jambo tubwe ngo iyo abakiranutse bagwiriye abantu barishima nta byawe n'ibyo kugura ibintu ugiye kunamaho abantu reka ibyo ntabwo ari ukuri hari abantu bacuruza cyamunara gusa baprofita ko batereje mwene so Bibiliya iravuga ngo Uwiteka agerageza abakiranutsi uranyumva njyewe hari igihe nigeze kujya kugura ibirayi none byaraguye icyo gihe rwose ibirayi biragenda kubera ko byareze cyane muri 84 imyaka myinshi nzavuga 84 ubwo rero ikiro kiragenda kiragwa kigura amafaranga ya 2 cyo cy'ibirayi kandi kivuye ku 10 cyaguraga 10 kigura 2 ndagenda njya mu murima nyine kugura ibirayi ku muntu wari ubyejeje ngenda ndi kwibaza koko Mana ubu koko umuhinzi ndatinyuka kumuhereza ndagura ibiro 30 muhereza amafaranga 60 ku biro 30 kuri 2 tuvuga ko ibyo ndava ndi umukristo ndoya ndatekereza muhanese
ane nayo nkumva ni make mu 5 se nkumva ni make ese ndamugererana cyakora ngiye kumara mu mutima uranyemeje ngo ikiruze kukigura ku mafaranga 7 abandi bari kukigura kuri 2 urabyumva nagezeyo arabipima arabigira 30 abishyira mu gafuka najyanye mbamuhereje amafaranga 210 ati kuzanye menshi ntinge nayo ngayo Imana yashatse kunguha mu by'ukuri wari urebye imvune umuhinzi yagize kuko hari igihe koko abahinzi baba barira bataka igihombo ku maradiyo bigirwa kuri televiziyo abantu barabyumva abantu bati Imana yaduhaye twirire utazi imvune wa muhinzi yagize ni ngombwa nibyo tubwiwe ngo ukunde mugenzi nkuko wikunda Yesu ati byo mushaka abandi babigirira namwe mubagirire namwe Pastor yanyigisha ntago muri iki gihe no bwa mbere nyumvishe kuva navuga yego noneho rero hanyuma twari turi kuri ijambo ngo ubugingo buruta byose ubugingo buruta byose nuko umusore ngo azaho Yesu ari ati mwigisha mwiza nkore cyiza ki nzabona ubugingo kuyamha ubugingo buhoraho tumba Pawulo yandikira abaroma mu gice cya 6 umurongo wa 12 ati noneho ntimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa ngo mwumvire ibyo irarikira kubera noneho urumbiye ijambo donc noneho ubishaka ubwo noneho umuntu azanapfa ntimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa ngo mwumvire ibyo irarikira ubwo uriya musore yarebye ati uko biri kose niyo nagiye ibintu byinshi ejo n'ahandi nzapfa tumva ariko icyama nkamenya icyo nakora nkabona ubugingo buhoraho bigaragara ngo natwe rero mu byo tugomba kwifuza ubugingo buruta byose menye ngo uyu munsi nubwo naba ndiho ejo nzapfa nshobora kurwara Imana ikangira neza ikanyongera iminsi yo kubaho ariko niryo herezo ni ugupfa tumva Lazaro Yesu yaramuzuye ariko ntakiriho ntakiriho aranapfuye sikomeze bigaragara ngo rero nakongerwa iminsi yo kubaho iherezo niryo ngiryo no gupfa akaba ariyo mpamvu ngomba kwifuza icyo nakora nkabona iki ubugingo buhoraho akaba ariyo mpamvu kubaho Uwiteka ari isoko y'ubugingo niba nshaka ubugingo nubahende wono no bya bintu mbaye nabyumva cyari niba nshaka ubugingo nubaho Uwiteka kubaho Uwiteka ni isoko y'ubugingo kuko bigaragara ngo mu gitabo cy'imigani gice cya 14 kwa 27 niho nyine harimo iyi titre ngo kubaho Uwiteka ni isoko y'ubugingo iri jambo kubaho Uwiteka muri Bibiliya muri translation y'icyongereza bakoresha fear God ubu nawe ugiye gukora translation niryo wakoresha niryo nakoresha nyine kuko mu kinyarwanda kenshi tuvuze ngo kubaho Uwiteka abandi bategeza ko batekereza nko kumuhicyubahiro kumukunda bisanzwe ntibatekereze ko kubaho Uwiteka iyo bavuze ijambo kubaho Uwiteka bavuze kumutinya ijambo kubaho Uwiteka nanone naho ngaho uzayibona muri iki gitabo haraho ritandukaniye no gutinya urumva haraho bitandukaniye no gutinya kuko ijambo gutinya ni ukuvuga ngo ushobora gutinya noneho hakabaho ubwo uri gutinya ngo ntazaba gutya urumva no gutinya gutewe no kubaha ubwo cyetse gutinya gutewe no kubaha vuti uko biri kose nibura Uwiteka yarandemye ndamwubahira ko yarandemye icyubahira afite n'igitinyira afite ndamwubahira ko ari Imana ishobora byose ndamwubahira ko nta kimunanira atari gutinya nkuko natinye mbwa harangira atari icyo ngicyo atari uvuga ngo yewe ati nuko ntekereza ko nkoze nka nabanya icyo cyo bita gutinya ariko si ukubaha urabyo neza si ukubaha bimeze nk'umwana uvuga ngo iwacu nuko bankubita mba nkoze nka biba bigaragara ngo ntabwo abubashye aratinya inkoni aramutse rero hagize umugabo ntacyo baragutwara ibyo yakora yabikora yakora ibibi byinshi cyane nuko ni na korone na Adamu na Eva babanje gutinya gupfa ariko Satani aza kuvuga ko ntacyo bazaba niyo mpamvu yatumye bajya ku giti babujijwe ko bari barakibujijwe Yesu Uwiteka yababwiye ati nimurya ku giti mwabujijwe muzapfa bo rero bumva ijwi riravuga ko ntacyo bazaba ko batagipfuye yumva ubwo bigaragara ngo iyo umuntu yubaha Uwiteka aravuga ati ntabwo ndi kwicyubahira icyayo
aho niho yobuye kubera kubaha Imana niho yavuze ati naho yanyica napfa nyiringira urumva Yobu 13:13 kweza 15 nyuko ati naho yanyica napfa nyiringira higaragara ntabwo ari kwirinda icyaha kugira ngo adapfa araba ati naho Imana yanyica ubwayo ntabwo napfa nyiringira tumva nuko ubwo ni ikimana ishaka abantu bayubaha batabitewe n'uvuga ngo nukugira ngo tubone ibi aho bukuyubaha kuko ari Imana yabaremye hanyuma yakaba ariyo yimenyera ngo bizagenda gute uzabahute sibyo nuko meze rero nguko kubaha Uwiteka ndetse ndabizi no muri ya ntego nari mfite cyagiye ubwo duherukanye iyi ntego ngo tega amatwi mwana wanjye ugira ubwenge kandi uyobora umutima wawe mu nzira nziza ubwo rero ubwenge navuzeho ni ukubaha Uwiteka tumva kubaha Uwiteka rero so gupfukama ntabwo ari ukuyiha amashyi kubaha Uwiteka ni ukwirinda icyayitukisha ni ngicyo ariyo mpamvu byanditswe ngo kubaha Uwiteka ni ukwanga ibibi Imigani 8:13 the fear of the Lord is to hate evil ngo kubaha Uwiteka ni ukwanga ibibi igihe Uwiteka icyubahiro ni ukwanga ibibi iyo umuntu yanze icyaha ubwo abashaka Imana icyubahiro sibyo ni icyo rero numva niyo mpamvu ubona nibanze kuri ijambo kubaha Uwiteka ni isoko y'ubugingo noneho maze kumenya agaciro ko kubaha Uwiteka nabayaho ntinya kwiba ntinya gusambana ku buryo iyo numvaga ngo umuntu ariba nirindaga kugendana nawe ngo ejo batazamufata kuvuga ngo twari turi kumwe ariko mpagaze ku ijambo ntukibe byavuzwe n'Uwiteka uranyuma nuko ubwo rero kugeza ubwo ngeze mu musore mu myaka 18 19 20 hari agasantire wanyuzemo haruguru ahangaha hitwa mu Ruhango narahageze umukobwa w'inkumi nanjye urumva ndi kuba umusore arambwira ati ariko nka buriya wumva uri muzima ati igihe twagendaniye utaragira ikintu mbwira utaramvugisha nuko nabone wa mukobwa we ko nkubwira ijambo ry'Imana ntabwo rigufasha ngo ibyo se ngo umuntu abwira umuntu ngo ari umusore n'undi nari umukobwa none se ko ibyo nshoboye ryo nkubwire ngo ikintu yawe ko cyetse ni buri imbwata kuzo waba uri umuntu muzima ukabura icyo ubwira umukobwa nuko nabwo ni wa mukobwa we ntushaka kunyite n'amabyi ntacyo ndaba umukobwa agiye kumbwira uranyuma kubera ko yari afite se na nyina baribona tuyi hafi ahangaha nubwo ntajya kurondora ngo kanaka uranyuma si ngombwa uranyuma yari afite se na nyina mbega agasabune twakarabaga yari yanabatijwe nubwo bimeze gutyo yari umukristo yari yarabatijwe nawe mu itorero agasabune twakaraga nako yabaga yaguze nge ntabwo nari mfite uburyo bwo kubona isabune utuvuta yabaga ari we aravuga ngo ntuzongeye kunkora ku isabune n'amavuta yanjye nuko nzajya nkaraba amazi asigaye nta kibazo ubwo muri make yarabona guha ikirezi imvugo y'uyu munsi wari muri ikirezi cyangwa idage cyane ubwo muri make rero wemera guhara isabune n'amavuta bisezeraho arabikwima koko se burundu cyane yongera no kumvugisha se ashwi byahise birangira nyine ako ubwo se yarakomeje arakizwa akizwa se nta gukizwa ntako byageze ahubwo muri 81 mfite imyaka 20 na gatatu mfite 22 nibwo umukobwa nanone yabonye ukuntu dushye nibohera ikirago kugira ngo naryamago n'ingiye wakiboheraga kugira ngo mbone icyo kurya ko hari kujya gushaka aho njya guhingira ngiye kubaguriza kugira ngo nibaza n'uruhembo rwa saa sita turusangira ndarira ibyo ntabwo nari nkiba hano kandi wuzuye umwuka wera cyane ntabwo nari nkiba ahangaha bamaru baranyirukanye bati tuvira ahangaha ubwo rero kandi wasenga Imana ikaziga mukavugana cyane munda nta kintu kirimo ubwo wese yabuzwa n'icyo kukuvugisha none se ntabwo wahita guyiprofita reka nkubwize kuri pastor ejo bundi Imana yigeze yansura mu byumweru 2 ishize intuma ku muntu
ariko mbere y'uko igenda mpita nyine ariko uretse kugenda manze nkubwira nabyo bibazo mfite ko nta no kuri kwimana iragenda yari gukora ibyo yitegetse ikora uko ishaka. Urumva njyewe nari narayirekereje ariko mvuga ni igihe izagarukira umunsi izagaruka kumvugisha icyo mbize ko ari sho none hije nzahita nayo kuko ari igihe usenga ukabwira Imana ukajya ngo nari nabyumvika byihorera hano nzahita nyibaje irambye ati ibyo byihorera bifite igihe cyabo ikora uko ishaka. nawe yarazaga mu marani ikavuga jotema ariko inzara gutema amara none se tajya nkubwire ngo ndi kuboha ikirago cya kabiri muri 81 yaransanze iramvugisha nabohaga ikirago ndi kuririmba 16 mu gushimisha ngo aba Yesu bishimira izina rye ryiza ribamara imibabaro bikabatinyura iransanga irambwira ngo nubwo utagira kirengera nubwo nta so nta nyoko ngo ariko niwihangana nugira ute niwihangana igihe kizajya nzagumufasha ugukwiriye. Ntabwo ivuze ngo uramuntu ahubwo nzasabwa kwihangana none imuguhe bigaragara ngo kwihangana ni kubura ubwo ntawe siko biri niwihangana igihe kizagera nzagumufasha ugukwiriye. washaka no kutihangana ukabona umufasha ariko utagukwiriye utankwiriye ujabuka nka kamambiri byana nka za nkweto zitari za cyane ahubwo umuruho ukikuba inshuro nyinshi sibyo. Nicyo satani we yarabishakaga ariyo mpamvu muri 1983 uwo mukobwa yaje ati nta kuntu Iyakabumbye yanyanga indushyi imeze kuriya nibwo yaje agiye kumbwira ati keretse niba uri imbwa ati naho ubundi ntiwaba uri umuntu muzima ngo wange imboga zizanye. Ntiwaba uri umuntu muzima ngo wange imboga zizanye. Avuze cyo nawe nibuka wa wundi wo mu myaka 18 uwo ni wa kabiri uvuze uwo nundi urumva uwo muri 18 icyo gihe cyari cyarahise we nyine ibyo hacinda imyaka 5 hacinda imyaka 5 nyine hacinda imyaka 18 yari 22 hacinda imyaka 4 ubwo rero nibwo naje kwibaza ntese umukobwa aravuga ngo ni imboga zizanye ni sombe ni iki ni imbogeni nuko none wa mukobwa we uko wanyita kose ntacyo byantwara. Umukobwa wonye nyine muri make ntacyo bimbwiye asubira nyine wabo ariko yari yaje yamaramaje yari yaje kwishingira cyane yari yaje yamaramaje. Urumva neza ntabwo Imana yambwe ni wihangana ubwo iyo nza kuba kwihangana umuruho wari kwikubica imboga zizanye urumva umuruho wari kwikuba inshuro nyinshi ubwo rero icyo kirahita uranyumva. Ngeze muri 89 maze imyaka 28 njya mu ivuga butumwa ahantu ndangije kuvuga ubutumwa umukobwa arampamagara ati Iyakabumbye we ni karame ati wigishije ati numvise ngukunze ati nagukunze ati kubyo ndi kumva ninkura ndapfa. Urumva neza kubyo ndi kumva ninkubura ndapfa. Uwo nawe ndibaza umukobwa izi ntumwa z'abadayimoni z'abakobwa bari ni bwoko nde umukobwa nabone umukobwa urambabaje njyewe ngize ntiyenda wankunze urihana none ni kukunkunda kwawe ndangwa numva wa mukobwa we ntiburya umuntu agira ibyo ashoboye akajya n'ibyo adashoboye. Niba ushobora kumbura ugapfa ni ikintu numva nshoboye ni no kuguhamba ariko ibindi byose bishoboye ariko kuguhamba byo nabishobora ibindi byose urumva ndajya nkubwire ngo nta utabarwa mwene mukiri ku rusengero ntawe ku rusengero nyine nta utabarwa atarwanye umwanya nta utabarwa atarwanye nuko ubwo rero icyo kirahita kugeza ubwo bigeze muri 92 nibwo Imana yambwiye iti isezerano naguhaye igihe cyajyo kiregereje komeza wihangane kuko nyine umudamu wanjye Imana yaramunsezanije muri 81 nibwo yari nabivuze nibwo yari yambwiye iti niwihangana nzagumufasha ugukwiriye. Twumva kumbe harabura imyaka 10 nicyo gihe ntabwo igihe isezerano ryari sohoye hose 92 Imana yarambwiye ngo umufasha wawe umwana wanyu w'imfura azaba ari umuhungu. Urumva ari uyu nguyu uri kuri kamera yego urumva azaba ari umuhungu ati kandi kugira ngo uzarusheho kunkorera uzamwita izina rizajya rihora ari kwibutsa kunkorera uzamwite Kurana umwete. buriya yitwa Kurana umwete yitwa Kurana umwete
ni umuririmo mu buhamya ririmo nuko ubwo rero nibwo nyine icyo cyahise begera 93 ndi i Kigali mu ivugabutumwa ku Kimisagara 93 mu kwezi kwa gatanu Imana irambwira itumba rero umukobwa nubwo utabimubwiye nawe ndabimubwiye ubwo we ntabyo yarazi nubwo yaraje mu itorero ariko nge nari naramaze kubibwirwa ko ari we ati none nawe ndabimubwiye Imana bikubwira ceje kwa mwihorera ni cyane kutagiye gutereta nari ntegereje ko mbona ubushobozi bwatuma ngira icyo mvugiraho ese uye ko hari igihe nari kujya ntananyemere ukurikije ubuzima nari uko nari meze ukajya umubona atambuka akavuga atari kuri yana mugaranje niko Imana yambwiye cyane no kugeza ubwo rero Imana imbwiye ngo nawe naramubwiye Imana urakoze nteko uzamuhe kubika ibanga nkuko nanjye nabitse ibanga kandi kuko nyine uretse kuko mfite uburyo namukoresheje amarenga nawe kandi arabyumva twagiye guhinga ikiraka cya korari nyine witsemba turirimbamo tujya guhinga ikiraka turi kumwe n'abagabo n'abagore n'abasore n'abakobwa igihe turi guhinga ruguriye nkoresha ubwenge ndavuga nti mwa rubyiruko mungiye kubabwira ijambo ariko niwe nandi kubwira ariko mvuga muri rusange ningiye kubabwira ijambo ariko muryiteho rwose nimujye mugira ibanga umuntu arota ashyingirwa igihugu cyose kibimenye nimujye mugira ibanga ubwo rero nagira ngo iryo yereko yabonye kuko Imana yambwiye ngo yabimubwiye azirinde ntazagire wayubwira mujye mugira ibanga mvuga gutyo kandi arabyumva ntawigeze abimenya kugeza igihe waje kumira kugira ngo atabibwira abantu cyane yakajya kumena ibanga nuko bigeze 95 mu kwezi kwa gatatu ku itariki 12 ari ku cyumweru nibwo Imana yambwiye ati igihe cyari yasezerano kirageze Yesu gusa niwe rushaje ubundi imaze 34 ari myinshi pastor ubwo none icyo gihe mwari mwaramaze kwemeranya ko mwakundana ko mujye kubishyira mu itorero nari ntarabimubwira ijwi ry'Imana rimbwira muri 95 mu kwezi kwa gatatu nari ntaramubwira ko tuzabana ariko hari ikimenyetso namuhaye kigaragaza nyine ko ibi byashoboka kuko icyo gihe twigeze kuva mu rusengero noneho nza kumubwira nti hari ijambo nzakubwira igihe cyacyo kigeze gutyo ariko gusa we nyine ntiyamenya ngo nirihe atese kunyicishira amatsiko ariko umutima we nawe ugakomaho ati wabona icya kindi nabwiwe yari yarabirose yari yabibonye nawe nuko ubwo rero ariko ubwenge bw'Imana buratanga muri make rero 95 mu kwezi wa gatatu Imana irambwira ati ryasezerano irambwira iti ryasezerano naguhaye igihe cyacyo kirageze genda ushyire mu bikorwa ubwo naje kuva mu ivugabutumwa ngi wabo ari ku itariki 11 z'ukwezi kwa kane ku itariki 11 z'ukwezi kwa kane muri 95 hari kwa kabiri ngerayo nibwo nabwiye ntinje kukubwira ko bya bindi Imana yaguhishuriye muri 93 igihe cyabyo kigeze kuko nyine yabimbwiye muri 94 habaye jenoside yakorewe abatutsi ariko kandi habamo n'intambara abantu barahunga ntabwo mwana mufite ubwoba ko ubwo bitakibaye ari wowe nawe nta ijambo Imana ivuze ntawe urivuguruza kuko 94 yaje ndi mu ivugabutumwa ku Gikongoro navuye ku Gikongoro n'amaguru ndinda ngera hano navuye ku Gikongoro n'amaguru ndinda ngera hano ndetse twumvikane ku Gikongoro ni mu ntara y'Amajyepfo cyane ubwo no kuva ku Gikongoro kinjira Butare ugaca Nyanza Ruhango mu ntabwo nagiye guciyo nambukiye hakujya mu abitwa mu Gisovu muri mbega hakujya muri ya komine nanyuze muri komine Musebeya na Muko nambuka hakurya nyine muri Gisovu ndaza ni Karongi nuko uko naje ngera hano n'amaguru ndagufaza minsi ngahise ubwo kubera ko mu nzira umutekano wari muke namaze mu nzira ibyumweru 2 ko arabona geraga
nanyuraga mu matorero, hari aho nageze ahitwa ku Mukungu nsanga imbere hameze nabi cyane, binsaba ko rero aho kwitoro macumbika mamara icyumweru. Ntabwo byoroshye. Pastor, reka tugaruke kuri kino gitabo. Umuntu ushaka kugishaka yagikura he? Wese wagishyize ku mugaragaro ku buryo ubu abantu bashobora kukigura bigakunda bagishaka, kuko ntakubeshye umuntu wese inshuti yanjye namukangurira kugura kino gitabo. Yego, byinshi tutashobora kuganiraho, urumva twaganira ku ngingo enye zonyine kandi gifite ingingo 49 kandi nazo twaziganiraga tuzihusha. si byose Umuntu wagikenera yakibona gute? Gusa rero wenda manje kuvuga gatoya, isezerano ry'umufasha nayihawe mu 1981 risohora mu 1995 mu kwezi kwa gatandatu ku itariki 27 z'ukwa gatandatu 95 nibwo nyine nakoze ubukwe nyine. Ubu mfite umufasha n'abantu 6. Muri make ibindi muzabibonera mu iki gitabo. Ariko noneho urambaje tese iki gitabo umuntu yakibona ati? Iki gitabo wagishaka ntabwo yakibura. Nabaha numero ya telefone yanjye. Numero ya telefone yanjye ni 07 83 45 32 6. 07 83 45 32 6. Ku buryo rero wagikenera yampamagara namubwira ibyo yakibona bitaruhanisha, bitewe naho yaba ari. Yego. Pastor, urakoze. Ese urateganya no kwandika n'ibindi ariko? Cyane. Ubundi iby'Imana yashyizemo ni byinshi. Ibyo nanditse muri iki gitabo nibyo bike kuruta ibyo ntari nandika. Imana rero iramutse inshoboje numva nzandika ikindi gice cya kabiri, kandi nta kinanira Imana niyo yanshoboje iki, mfite kwizera ko n'ikindi zakinshoboza ku bushake bwayo. Ese niba atari banga ubu igitabo watangiye kucyandika ryari? Iki gitabo natangiye kucyandika muri 2009 mu kwezi kwa 4. Ubwo rero cyasohotse 2019, kimaze imyaka 10. Nibwo cyavuye nibwo mbega nari nkirangije. None bingana gutyo. Kwandika igitabo birahenda biranarushya, cyari gikeneye imbaraga nyinshi kuko najyaga njya kucyandikishiriza mu Ruhengeri amatike, ku buryo ntamenya ngo n'amatike n'amafaranga ngahe natikoresheje amatike, ntabwo nzi umubare wayo. Gusa rero noneho ikindi kucyandika no kugikosoza byose ubwabyo nyine nabyo bisaba igihe gihagije kugira ngo imbega kibashe gutunganywa. Numvaga warabikoze nko mu minsi, kubera ko nyine n'ubundi bikuvamo mu mutwe ubifite. Ubundi nuvuga ngo nandikaga muri agenda, nkagenda umwanditsi nyine uri kunyandikira muri computer akandika amagambo namubwiye, nyuma rero nkataha nkazongera ngasubirayo nkongera nkandikisha ndi gutyo kugeza ubwo kingana gifite page 300 na 63. Urakoze, Imana igumugisha. Hanyuma nagira ngo ngusaba aho dukurikiye, kirimo ibintu byinshi byiza byakugirira umumaro kandi bigafasha n'itorero. Ugikeneye wahamagara pasiteri ukakibona, kuko ntabwo byose twakiganiraho, nuko nanjye nabonye ari cyiza, ari igitabo kiryoshye. Ushize bwo twaganiraga nagisomyeho ibintu bikeya, numva ngize amatsiko kuzakibona cyamaze gusohoka noneho kikajya ku isoko. Ubwo ndibwira ko n'igiciro uzakibwira umuntu uzaguhamagara. Uko biri kose n'igiciro wenda ntakivuga gatoya, gusa igitabo cyasohotse gitwaye amafaranga udashyize hari amatike nakoresheje, cyasohotse gitwaye amafaranga 11,000 n'amafaranga 425. Ku buryo rero gute kopi imwe kopi imwe
buriya nuvuga ngo nakoresheje kopi 500 zitwara miliyoni 5 n'ibihumbi 724 n'utundi dukeya. Nuko ubwo rero ku buryo igitabo cyatwaye miliyoni nako cyatwaye ibihumbi 11 n'amafaranga 425 igitabo kimwe. Ubwo rero ku buryo iyo umuntu akiguze nubwo wenda ntakigurisha mu gaciro kacyo ngo mbaza amafaranga ahuje n'imbaraga nagitanzeho, ariko umuntu amaye 15 nakimuha, kandi niba umuntu amaye 12 nakimuha. Uretse n'ibyo n'ibihumbi 10 ndagitanga, nubwo mba ngiye hasi igiciro ndagitanga ngira ngo abantu bagire gute bakurikira ubutumwa bwiza buri muri cyo. Ariko niyo habonetse ureba kure akareba agaciro k'igitabo n'imbaraga zakigiyeho akaba yatanga n'ibihumbi 20 narenzeho, nabwo nukuvuga ngo musabira umugisha, ariko akabikora bitutse ku mutima we. Gusa igiciro ntajya hasi yacyo ni ibihumbi 10. Nuko nguko niko ngitanga kubagikeneye. Uzagishaka nyine azampamagare mu bw'ibyo cyamugeraho. Nuko ndumva igiciro nkivuze. Yego murakoze. Hanyuma none kubateza amatwi ndizera ko mwasobanukiwe. Yego, niba hari ijambo rero ku mutima utasoza utavuze najya ngo akanya ubundi dusengere dusoza. Murakoze. Yego, gusa ijambo navuga nyine ni ringiri riri ku ntego y'igitabo cyangwa se titre y'igitabo, iri ngo kubaho Uwiteka ni isoko y'ubugingo. Muri Zaburi ya 25 umurongo wa 12 kugeza 14 haranditswe ngo ninde wubaho Uwiteka. Ninde? Ntabwo handitswe ninde munyedini kanaka, ninde bwoko runaka, oya ninde muzungu, ninde mwira, oya ninde wubaho Uwiteka ngo azamwigisha inzira kwere guhitamo. Nuko umurongo wa 13 ngo umutima we uzaba mu mahoro. Uwo muntu wubaho Uwiteka umutima we uzaba mu mahoro, ngo n'urubyaro rwe ruzaragwa isi. Wareba umurongo wa 14 ukavuga ngo ibihishwe by'Uwiteka bihishurirwa mwubaha, azabereka isezerano rye. Ijambo rikuru ryo kubaho Uwiteka naritinzeho, ryangira umumaro, ryambereye ingabo, ryatumye ntasaya ntagira umutima kujya mu byaha kubera gushakira Imana icyubahiro. N'uyu munsi rero ndacyakenera ko Imana yakomeza kumfasha uwo mutima wo kubaho Uwiteka ngakomeza nkawugira, kugira ngo nzabashe kugira iherezo ryiza. Kuko n'ubundi Satani wampigaga muri kiriya gihe cyatambutse n'uyu munsi arahari, ntabwo yapfuye, ariko kunesha kwacu kuva ku Uwiteka. Nkizera ko yaneshereje muri icyo gihe ari nizakomeza kuneshereza, kandi namwe banteze amatwi nkabifuriza guhimbanira kubaho Uwiteka kugira ngo bizabaheshe kunesha ndetse no kubona ubugingo buhoraho. Kubera ko mu gitabo cy'imigani igice cya 16 umurongo wa 6 haranditswe ngo imbabazi n'ukuri nibyo bitwikira gukiranirwa, ngo kandi kubaho Uwiteka niko gutuma abantu bareka ibibi. Kubaho Uwiteka niko gutuma abantu bareka ibibi. Burya Yosefu kudasambana na nyirabuja si uko atari afite umubiri nk'uw'abandi, ahubwo nuko yubashye Uwiteka. Nanjye kandi si uko ntari meze nk'abandi, ahubwo nuko nubashye Uwiteka. Ku buryo hari n'abantu bibwiye ngo bazamenya ko nkijijwe ngo ari uko ngize abana rwose, ndetse bashobora kuba batumye n'isezerano ritebuka, kuko nge nabonaga hari bitazana bavuba. Ariko hari abavuze bati ngewe nzamenya ko Iyakabumbye akijijwe ari uko mbonye afite abana, kuko bavuga ngo impamvu ntakora ibyo byaha ni uko nta buzima mfite. Ariko Imana ishimwe ko yaberetse ko byose bishoboka. Mfite abana 6, kandi Imana ishimwe cyane kuko yandindiye mu busore ikamenyesha ibanga ryo kunesha ibyaha kwa rukuyubaha. Nawe nicyo nkwifurije ni ukubaha Uwiteka. Wowe unteze amatwi nawe uzasoma iki gitabo, nkwifurije kubaha Uwiteka. Uwiteka bagire neza rero, numva ari byo navuga, kandi nizere ko n'ibindi ntavuze muzabibonera muri iki gitabo. Imana ibagire neza mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo dusenge Imana, dusenge Imana kugira ngo bishoboka Imana idushoboze.
nanjye nongeye gusaba ngo ikomeze kunshoboza, kubera ko iri jambo twamaze kubwirwa muri ririya yerekwa ryo ku itariki 10 z'ukwezi kwa 10 2009 ngo amazi yamenetse ntayorwa. Bigaragara ngo Satani utanejerwe nuko nazagira iherezo ryiza ashobora gushaka kujya ayo mazi andimo yameneka, ariko nanjye ndasaba Imana imbaraga ngo nshoboze gukomeza ibyo mfite kugeza kukuza k'umwami. Nawe unteze amatwi nkakwifuriza gukomeza icyo wakiriye kizima, kuko ntago bivuze ngo iri jambo ngo komeza ibyo ufite ntivuga ngo usambana akomeza asambane, ahubwo uravuga ngo akomeze ibyo afite byiza, kuko byanditswe ngo nkuko twabisomye ngo ariko mwebwe mwese abasigaye bitwatira badakurikiza izo nyigisho kandi batazi ibyo abandi bita ubweru, nibo bwiru bwa Satani. Ndababwira nti nta wundi mutwaro mbikoreza keretse uyu, ko mukomeza ibyo mufite kugeza aho nzazira. Bigaragara ngo n'abasigaye bitwatira batateshutse bakiri mu buntu bw'Imana, abasigaye bo mu Rwanda rwacu bagihagaze mu buntu bw'Imana, abasigaye bo mu isi hirya no hino aho ntarondoye ariko bakiri mu nzira Imana ishaka, niba Imana ibwira ngo nibakomeze ibyo bafite bageze aho Yesu azazira. Nanjye rero n'iki Imana ishakaho, nanjye rashaka ko icyo nakiriye kuva mu musore bwanjye kugeza uyu munsi wa none ko ngikomeza kugeza aho Yesu azazira. Namwe niko mbifurije. Uwiteka tugire neza mu izina rya Yesu. Ndagira ngo dusenga Imana rero, bityo Uwiteka abashe gukora ku mitima yacu, aduhishura ibanga ryo kumwubaha, dore ko twamenye ko ari ko soko y'ubugingo. Dusenga Imana. Mana data twese oraho, ndagushimira mu izina rya Yesu. Urakoze cyane kuko ari wandindiye mu bwana, mu buhinja, ntukunde ko mpfa nkiri uruhinja, kuba avuga ngo wari uzi ko nzavuga gukomera kwawe. Wagize neza kuba mbereye ingabo, ntabwo ari imbaraga zanjye zandinze kugwa mu mitego y'abari abakobwa, ahubwo ni imbaraga zawe zambaye hafi, nuko kuko kwandinze. Komeza undinde rero kugeza ku gihe cyo gukurwa muri uyu mubiri, kandi nk'uko uriya musore yagusanze ati nkore cyiza cye kugira ngo mpabwe ubugingo buhoraho. Nanjye nifuje ko ibyo nakora nkabona ubugingo buhoraho aribyo wajya umpishurira uko bukeye n'uko bwije, kandi niko nsabye ngo ubihishurire abanteze amatwi, abahungu n'abakobwa, abagabo n'abagore, buri wese ahimbane gukora ibyatuma ahabwa ubugingo buhoraho. Kandi twamaze kumenya ko kubaha Uwiteka ariko soko y'ubugingo, kandi turasenze ngo ugwiza abakiranutsi mu gihugu cyacu, ko twamaze kumenya ko abakiranutsi bagwiriye, aribwo ngo abantu bishima, aribwo amahoro abaho. Ugwiza abakiranutsi mu isi yacu kugira ngo ubwicanyi buhagarare, urugomo ruhagarare, ubujura buhagarare, kubera ko abakiranutsi bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Mu izina rya Yesu gira icyo ukora rero kugira ngo isi ibashe gutunganirwa, ibashe kuba mu mutekano, nuko yagwiramwe abakiranutsi atari abanyamadini gusa, ahubwo ari abakiranutsi. Ndagusabye kugira ngo icyo kidukorere mu izina rya Yesu, kandi abo wamaze gushyiramo ubuntu bwawe, agakiza kawe kako yaramaze kubageramo, dushoboze gukomeza ibyo dufite kugeza aho uzazira. Nuko wese ujye umwibutsa ko amazi yamenetse atayorwa. Abagambiriraga gusubira inyuma bibwira ngo ahari bazongera bihane, bashoboze Mana kubaho batinya icyaha, ahubwo bazi ko wasubiye inyuma utamwishimira. Icyo cyo mu kutwitaho turagushimira rero ko wumvise bana natwe. Hari icyokere gikamisha amazi ya sheregi, bigaragara ngo hari ibigeragezo bijya bituma abadahagaze neza basubira inyuma. Dufashe rero iri jambo mugaragu Paulo yabwiye Abefeso ati nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe, mubashe gukomera ku munsi mubi. Nuko dufashe rero uwo munsi mubi ugereranywa n'icyokere, twambika intwaro zose zawe kugira ngo imigambi ya Satani tujye tuyitahura, bityo tubashe kunesha, kukunesha zaragwa byose. Ndagushimira ko unyumvise. Imfubyi zimeze nkanjye ziri uko narindi, nze sabiye gukomezwa nawe kugeza ubwo